Hari ifite umugore agakukamera uramushuguye ujya kuzana inkumi ntabwo mutasize ubuseni bafite ibinkanyari mwari inkumi nziza tuzabajugunye urasohoka mu nsengero ry'icyuzi uri umuti avuga ngo ubuhanuzi bwarangiye utahande uracyareba mbese insengero ziri kuyoborwa n'inyamaswa uri umuganga uri guhembwa na leta hewe uri kudushuka uri kuryaho kanyago bari kubashuka ngo mutakaze musaranye izi ntumwa rwose si umwanzi kubera ko buri nizera wese arasabwa gukunda itorero n'umutima wawe wose kandi ukarushaho gusengera gutuma itorero ryawe ritera imbere kandi rikavuga neza. Bire wese Imana ni nziza kandi ibihe byose twanezerewe cyane kuri aya manywa y'abahanga abagabo saa 8 zirenze iminota 22 n'abatari bafite isaha yibukije kugira ngo bace intege zindogonore rwose saa 8 n'iminota 22 hari umuntu uraha ubabajwe n'ibyo awe rwose kuko nzi neza ko yaba ari njye yaba ari namwe ntawabigizemo uruhare kandi byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Imana rero byabaye nk'uko ishaka kandi reka mbabwize ukuri nubwo rimwe na rimwe bica intege abantu ariko nta na rimwe Imana yigeze iteranya abantu ngo ibateranyirize ubusa n'ibi nabyo byabaye kubera umugambi w'Imana. Imana ihimbaza. Ndifuza kudakoresha umwanya munini ko niho dufite wagiye bihagije ariko nanone ntabwo twifuza kumera nkaho twicuza yuko aya masaha tugereyeho ahubwo dukwiye kunezezwa no kwimanya nanone reka mbabwire hari ibihe nzi mwigeze muterana izuba rikabazimiraho mudateranijwe n'impamvu zo kuramya ndabizi cyane hari n'igihe bizanababaho ariko kuri aya manywa yangu duteranijwe n'impamvu nziza yo kuramya Imana yacu. Imana ihimbaza. Reka dusenge. Data wa twese dukunda izina ryawe ryubahwe. Tunejejwe no kuba turi imbere yawe. Tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ibyawe. Nubwo aya masaha agoranye ariko tugushimiye kuri Imana. Wihanganisha umutima w'umwana w'Imana w'Israel. Kandi ijambo waturiganije ryumvikane neza mu mitima yacu. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu. Nubwo iri torero riri ku rugamba ariko ku iherezo iri torero rizanesha. Niyo nsanganyamatsiko y'ikigwa cyacu. Nubwo iri torero riri ku rugamba ariko ku iherezo iri torero rizageza rite? Byahishwe 12. Ndifuza gukoresha umwanya neza. Byahishwe gice cya 12 ku bafite Bibiliya. Turasoma umurongo wa 7 n'uwa 8. Mwijuru habaye intambara. Kayire n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo ntibanesha, kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa na ndabizi ko atari ubwa mbere dusomye amagambo ariko ndabinginze mu ntiza aka kanya katari kuze kuba kanini wihangane rwose mukandize mu ntize kunegera amatwi. Yohana umuhishuzi ayoboye n'umwuka w'Imana arandika ngo mu ijuru habaho intambara. Bisobanuye ngo iyi ntambara twese tuzi irwana hagati ya Kristo na Satani, twese tuzi ko yatangiriye mu
ijuru. Ariko ikinejeje ngo mu ijuru Satani arwana n'abamarayika be. Igihe kiragera ahaba ntihaba hakiboneka. Mu yandi magambo, mu ijuru Satani aratsindwa, ariko amaze gutsindwa mu ijuru Kristo aratsinda. Satani amaze gutsindwa, Bibiliya yambwiye ngo iki cyoka kiracibwa kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunywa nacyo. Nimukomeza kugira hepfo, baranditse baravuga ngo ishime wajuruwe n'abagenza gute, naho wasi we nawe wanyanja we mugushije iki. Niba arabikora ari gufata amajwi y'ibihangane n'imikoro agiye bayifungura. Rero njyewe mfite ikibazo, ubaye uri umuturage uri mu gihugu kirimo intambara, abanyarwanda tubizi neza cyane, warangiza ukavuga ngo ariko abantu bari gupfa, warangiza ukavuga ngo ariko ngo kubera iki turimo kwirukanka kandi uri mu ntambara bagushyira abaganga, waba ufite ikibazo. Kuri iki gihugu kirimo intambara, mu ntambara abantu barapfa, yego cyangwa oya, abadapfuye barakomereka, abadakomeretse barahunga. Ishime wajuru we n'abari bamwe, naho wasi we nawe wanyanja we mugushije iki. Kuko Satani yabamanukiye afite umushinya ungana iki. Ndagira ngo batangarize intambara yatangiye mu ijuru, ariko ubu tuvugana intambara yarwanira ku isi. Kandi intambara iri ku isi, ikibuga iri birwanirwaho ni jyewe nawe. No kuba saa munani zitugereyeho ni intambara. Arwangisha impaka ntawe, nayo ni intambara. No kuba saa munani zigeze, ishime wajurwe n'abaririmba, naho wasi we nawe wanyanja we kugushigishana. Uko Satani yabamanukiye afite umushinya mwinshi. Nyamara mureke babwire, nubwo Satani yashoje intambara mu ijuru, yarangiza agacibwa akaza akajugunywa mu isi. Nabisomye mu gitabo cyitwa inama z'Imana muri iyi minsi, cyangwa mu gitabo cyitwa inama ikomeye y'Imana, ngo Satani yari azi neza ko naramuka aciwe akajugunywa mu isi, ngo Imana izamuha amahirwe. Imana izamuha amahirwe yo kuvuga ngo nimara kugusha umuntu Imana yaremye, ngo yari azi ko Imana izamureka, Imana igategeka mu ijuru, Satani nawe agategeka mu isi, bityo umuntu akabaye ingaruka mu heto ya Satani ry'iteka ryose. Ariko mureke babwire, uwatsindiye Satani mu ijuru no mu isi yaramutsinze. Imana ihimbaze. Iri torero ry'Imana nirwo riri ku rugamba, ariko ku iherezo itorero rizageza gute? Rizanesha. Ubwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 16. Ndimo ndihuta cyane. Ubwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 16. Ndagira ngo dusomere hamwe aya magambo nkunda cyane. Ubwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo igice cya 16. Ndasoma mbereye ku murongo wa 13. Nuko Yesu ajya Kayisariya, nuko Yesu ajya mu gihugu cy'Ikayisariya ya Filipo, abaza abigishwa be ati, abantu bagira ngo umwana w'umuntu ndinde? Arabasubiza ati, bamwe bagira ngo Yohana, abandi bagira ngo Eliya, abandi bagira ngo Yeremiya, cyangwa se umwe muri abo bahanuzi. Arababaza ati, ariko mwebweho ubwanyu mugira ngo ndinde? Umurongo wa 16, Simoni Petero aramusubiza ati, uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. 17, aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni umwuka wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti, uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Imana ihimbaze iteka. Ndagira basobanure utu tuntu tubiri muri Matayo, niba mwakurikiye neza. Igihe kimwe Yesu ari kumwe n'abigishwa be bisanzwe, yari afite iteraniro nk'iri riri imbere yacu. Abaza ikibazo, arababaza ati, iyo murimo mugenda mu bantu abantu bavuga ko ndinde, hari ikintu kimwe nzi namwe muzi. Biroroshye cyane gutanga amakuru y'abandi, biroroshye cyane kubaza inkuru za mugenzi wawe ugashobora kuzisobanura. Baravuga batuva, bamwe bagira ngo Eliya, abandi Yohana Umubatiza, abandi bakavuga bati uri umwe muri ba bahanuzi. Arangije arabahindukirana, arababaza ati, mwebwe ubwanyu mugira ngo
abigishwa bose ubunwa bwahindutse umutwere bwo gutinya guhamya uwo bari kumwe. ariko reka babwire, hari ikintu kimwe nkundira Petero. Nubwo Petero yahumukaga, nubwo Petero yari umunyantege nkeya, ariko Petero yari umugabo w'intwari. Abandi bose bavuze igisubizo aravuga tumva uri Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu aravuga toya, ntabwo amaraso n'umubiri ari byo biguhishuriye iryo jambo, ahubwo ni umwuka we wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, murebe neza hariho akadomo, kandi nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare. Akaragira ngo gasobanure, hari ikinyoma kimaze imyaka y'icyara cyane, ndagira ngo tugikubitire hakubuye kuri aya mabara tugize amahirwe. Abantu baravuga ngo iri torero ngo Yesu yaryubatse kuri Petero, ngo yaravuze ngo uri Petero, kandi nzubaka itorero ryanjye. Ndavuga ngo uri Petero, siko yavuze? Aragira bwa kabiri ngo kandi nzubaka itorero ryanjye kuri. Nimusoma neza, iyo tuvuze Petero cyangwa Kefa, musoma muri Bibiliya zanyu bisobanura ibuye. Ibuye ni ikintu giterurwa, ni ikintu kijugunywa, ni ikintu kimeneka. Ariko Kristo ntabwo itorero yaryubatse ku ibuye, yaryubatse ku rutare. Kandi Kristo ni urutare rudahagazwa n'amare muri kuzimu, nahimbazwa iteka ryose. Iri torero twizeyemo ryubatse ku ki? Ku rutare. Muzasomereza Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 yasobanuye neza inzu ebyiri zubatswe, imwe yubatswe ku musenyi, indi yubakwa hehe? Aravuga ati kandi itorero ryubatswe ku rutare, amarembo y'ikuzimu ntabwo azayihangara. Mana ihimbazwe iteka ryose. Amarembo yaba ari Satani, yaba ari abadayimoni, yaba ari urupfu, ntabwo ushobora guhangara iri torero. Nubwo iri torero riri ku rugamba, ariko ku iherezo iri torero rizageza gute? Nahisemo gutegura iri somo kugira ngo turyigane muri ibi bihe bikomeye by'akaga, ndabyita iby'akaga, aho itorero rigeze, aho ririmo rigeraniwe. Abantu batangiye gutekereza ku itorero, bandi batangiye kurishidikanya, bandi batangiye kurikeka amababa. Ndagira ngo mbabwire, n'uyu munsi wa none iri torero isaha rihagazemo, Kristo aracyari umuyobozi waryo. Imana ihimbaze. Ibihamya biri hehe? Tujye mu Byahishuwe igice cya 1. Kuri itorero muri mwanya muto ibintu bisobanuye. Abadive bari kujya misa ya mbere n'iya kabiri, abantu ndababaje. Nahisemo gutegura iri somo n'ubwire bitanyoroheye. Byahishuwe igice cya 1 bigusoma nihuta cyane kubera iki? Byahishuwe igice cya 1 ndasoma ku murongo wa 9. Njyewe Yohana mwene so musangiye amakuru n'ubwami no kwihangana buri muri Yesu. Nari mu kigo cy'Ipatimo bamara guhamya, bambora ijambo ry'Imana no guhamya kwa Yesu. Ku munsi w'umwami wacu nari mu mwuka. Inyuma yanjye numva ijwi rirenga nk'iry'Imana rivuga riti, icyo ubonye ucyandike mu gitabo, ucyohereze amatorero 7 yo mu Efeso, Simuruna, Perugamo, Tuwatira, Sarudi, Filadelfiya ndetse n'i Laodikiya. Nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye. Hindukiye mbona ibitereko by'amatabaza ry'izahabu. Hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu, yambaye igishura cyera, kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza. Umutwe we wasaga n'umutsatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera cyangwa nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibindi by'umuriro. Ibirenge bye byasaga n'umuringa w'umuteke utunganijwe mu muriro mu ruganda. Ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri indwi mu kiganza. Yari afashe inyenyeri indwi mu kanwa ke, yari afashe inyenyeri tugeze kuri murongo 16. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri indwi, mu kanwa ke havamo inkota icyari ifite ubugi impande zombi. Mu maso ye hari hameze nk'aho izuba rityaye. Mubonye no mwikubita imbere nk'upfuye, ashyiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati, witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka, kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko none mpora w'iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Nuko wandika ibyo ubonye n'ibiri bukurikireho, hanyuma n'ubwiru bw'inyenyeri indwi izo umboneye mu kuboko kwawe kw'iburyo, n'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Arangije akuraho urujijo aravuga ngo, dore izo nyenyeri indwi
nizo bamarayika bayo matorero ari. Naho ibitereko by'amatabaza 7 niyo matorero angahe? Ese ashimwe. Ariko tukujyana sona amagambo menshi cyane Manuel no kubegera. Ndashaka kuvuga ngo ibintu bitatu ari asoma. Icyambere, Yohana Mwishuzi yari mu kigo cy'Ipatmos. Hahandi bamujugunye. Yohana kamagwe bya Yohana niwe ntumwa yonyine mu ntumwa za Yesu wapfuye yisaza. Bandi bose bapfuye nabi, bandi bose bapfuye bagashinyagura, babonye nta kindi kintu ngo bamukorera. Yohana ngo baramufasha bamuteka mu ngunguru y'amavuta, barayatogosa, barapfundikira, bati tugiye kugukaranga mu firiti byo bwigize bwirirwa bwigisha muri Sina. Ngiye bari bicaye bateguye gusengura, babona ingunguru cyangwa umupfundikizo w'icyo bari bamutetse muratogotse. Yohana Mwishuzi wari umusaza yabwiye ngo mutahize ubusa. Bavuga tuyiguye iyi bakoresha ntabwo tubizi. Muri kacye kumutaba cy'Ipatiro aho inyamaswa zizahurira akicwa n'inzara bajya kumutabukirwa. Ndashimira Imana yo mu ijuru mu kigo cy'Ipatiro aho bataye Yohana Mwishuzi mu butayu. Yohana yakomeje gusabana n'Imana, aravuga ngo ku munsi w'Umwami Imana nari ndi mu mwuka, cyangwa se baribaga ku munsi w'Umwami Imana yarangendereye irambonekera. Ndasaba Imana ngo kugendere kuri aya maboko, kandi Imana igendere umutima wanjye n'uwawe. Aho bari bamutaye mu butayu yakomeje gusabana n'Imana. None insengero zafunzwe, utangiye kubyina ndomboro. Iwacu ngo barahafunze. Reka mbabwire akantu gakomeye. Yesu naza ntabwo azadusanga mu nsengero. Njye niyo nyandiko nasomye. Ubundi itorero Kristo nagaruka azabisanga hano hatatu. Ahambere ni mu bituro ku basinziriye bizera, aho bazazuka gusa kwa mbere w'abakiranutsi. Abakabiri bazaba bari muri gereza zose zo kwisibaza impamvu zo kwizera kwabo. Abagatatu bazaba bari mu misozi n'imivumo n'ibihanamanga, ariko abo bose amazina yabo azaba yamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Ikibazo mufite ni iki? Amagambo abantu kuvuga ngo yakoreye ahubwo Imana yawe yabaga mu rusengero, none barayikingiranye uragwa. Ubona abasomali yabaga mu rusengero bazavuka fasi ushyira mu matsinda abari bafite Imana mu rusengero. Bashyize saa 5 z'umunsi hano twicara tukavuga wareke bakwinyanya ashaka kwe twicara. Ubundi batugigagamo kamwe kazemo n'akayaga batugigaga. Reka bavuge Yohana arangije ngo agiye kumva igihe yose umwuka w'Imana ku munsi w'Umwami isabato yiruke mu butayu bw'Ipatmos. Aragatira n'igende abapfugira hano hakiri munsi isabato y'umunsi w'Imana. Ndasengera Imana muri ubu butayu. Igihe basenga Yesu yaje kudusanga mu butayu, ngo agiye kumva y'ubujiri riturutse inyuma muri meze nk'iry'amazi menshi asuma. Yohana ngo arakebuka abona ubwiza bwa Yesu. Hari ibintu bitatu yabonye ngira ngo sobanure. Nubwo navuze icyambere ngo yabonye mama Yesu ayo nayandi nabaya ashira muzane nande sinde guhinga amadata unda kagace yabwiye ibyo ubona byose ubyandike. Numara kubyandika ukohereza amatorero ayibyo muri Aziya. Mwe mwabisomye neza. Efeso, Simuruna, Tuatire, Pirugamo, arakomeza agera kuri Laodikiya itorero rya karindwi. Mwe mubonye afite inyenyeri 7 mu kiganza cye cy'iburyo. Ngo kandi
mubyumvishe ntabyo mwumvishe murahari cyangwa Yesu Yohana yamubonye agenda hagati y'ibitereko bingahe kandi ibyo bitereko bibiri y'amatorero angahe uhereye kuri Efeso ukageza kuri Laodikiya ni itorero rya karindwi mu ngengabihe gihanuzi. Ndashima Imana kuri aya manywa Yesu aracyari umuyobozi w'itorero kandi aracyari hagati y'ibitereko by'amatwara nubwo insengero zaba zifunze tukirigako Yesu aracyari hagati y'ibitereko. Haleluya. Iri torero ni rizima kandi rizanesha. Ntimwitiranye ibintu reka mabwiza nta ngengabihe ya munani twigeze tubona mu mateka y'itorero ry'Imana ribarirwa mu bihe bibiri. None ndimo ndabaza urasohoka mu itorero rya karindwi urajya mu rya munani ribaho. Mwarisomye he mu nyandiko z'iri torero? Niba atari ukuyoba mwarisomye. Yesu aracyagenda hagati y'ibitereko birindwi by'iki by'amatabaza kandi iyo matorero buriya Laodikiya yari ibinyantege nkeya ariko Kristo yarigiriye inama. Ndashaka gatatu cumi n'umunani mbere kugira iki umuhengereye izaba tugaje mu ruga kandi ukuraho n'umuti wo gusiga cyangwa ngo tuzure mu kabaya nubwo usengera musigiti Imana yakwemera. Ikibazo cy'isengero ni iki? Aka kabiri ngo Yesu yari afite inyenyeri zirindwi mu kiganza cye cy'indyo kudasoma biragatsindwa ngo kandi izo nyenyeri zirindwi nibo bamarayika barindwi bayoma. Iyo dusomye ubuhanuzi bitubwira neza ko ziriya nyenyeri zirindwi tukanishyira kuri gupfundika wowe yashaje ngira upfundika rero tunahera ziriya nyenyeri zirindwi zari ziri mu kiganza cya Yesu nta 20 nta veri rwose. Ziriya nyenyeri zirindwi zari mu kiganza cya Yesu cy'iburyo. Ubuhanuzi butubwira neza ko abamarayika barindwi b'ayo matorero n'ubuyobozi bw'itorero buri mu kiganza cya Yesu cy'iburyo. Ntabwo byumvise neza? Abantu byumvise? Bivuze uhereye ku rwego rw'isi kuri Tenda Wilson ukagera ku rwego rwa diviziyo kuri ruguru iburasirazuba ukagera kuri byiringiro uhagaye mu Rwanda ukagera ku bapasiteri bayoboye ukagera ku bayobozi ba Filipi ukagera ku bakuru b'itorero. Izo ni inyenyeri ziri mu kiganza cya Kristo cy'iburyo. Bari himbazwa iteka ryose. Reka babwize nimugirire icyizere ubuyobozi bwanyu n'inyenyeri ziri mu kiganza cya Kristo cy'iburyo. Yesu nka kapiteni w'ikipe uzi gutondeka neza abakinnyi nabona ubuyobozi budakwiye ashyiraho kandi agakuraho. Niwe ufite ubushobozi ko tuzakomeza kwizera. Dufite itorero riyobowe n'Imana, dufite Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Narababwiye igihe n'ahantu yapfuye akaba nta nyoko yishwe tuzakomeza kwizera umurongo w'itorero uzahoraho. Nari maze kuvuga ngo igihe nta tegeko ryapfuye igihe nta hame ryishwe tuzakomeza kwizera Imana kandi tuzakomeza kwizera amahame y'itorero. Uzacunga neza ntiyagira ubuyobozi ukuyobora mu kwica amahame. Uzacunga neza ntiyagira ubuyobozi ukuyobora mu kwica amategeko y'Imana. Uzava gutuma tubahabanye tukababwira niba warigeze ufata umwanya ukaganira ku buyobozi buyoboye iri torero warangiza ugaca n'amateka uzapfuka musaba Imana imbabazi mu masengesho urimo uravuga ngo Yesu waraguye ntukire izi nyenyeri zawe ceceka murebe. Burya nicyo wavuze n'utabizi nubwo iri torero riri ku rugamba ariko ku iherezo iri torero rizageza gute? Gasoma amagambo hano ndashatse kwandukura ndashatse gukoresha ibitabo byinshi mu gitabo cy'amahanga cy'ibyaha twanditseho umunsi wa karindwi bizera ku ipaje y'149 abagifite muze kureba iyo paje haranditsemo mva kuba Kristo yicisha bugufi kuba Kristo kandi bafite imitima yizera. Inzu y'Imana hano ku isi ni irembo ry'ijuru. Kuba Kristo bizera kandi bafite imitima
ndashima Imana ko yadusigiye irembo ku isi no mu ntara ya Rusororo. Iri ni irembo ry'ijuru. Iki ni igitabo cy'ibyo twizera. Umushahara Imana yanditse aravuga umva indirimbo zivugirwa mu rusengero, amasengesho, amagambo avuze y'abizera kabone n'ubwo yaba ari amatangazo ariko yavugiwe. Umushahara Imana yaravuze amagambo avuze y'abizera ni gahunda y'Imana iri gutegura itorero rya none kuzaba mu itorero ryo mu ijuru. Hano tuba twashyize imico ya ijuru ngo isengero gusa yanduye. Ariko ntabwo nyoboye intara, nyoboye Nyakavubu, ariko nyoboye ingendo nakubwo nabi sigoye. Gusa ntabwo wakwegera guhamagara telefone gutese ibihamya kandi bihari. Bana bari kwitegera kuvuga amagambo y'abantu babo. Uyu munsi barakidindiye mu nshingano z'itorero. Urusengero rw'Imana hano ku isi ni irembo ry'iki? Mu gitabo cy'amahari paji 109 isi yo hasi. Nama kusoga paji 41. Igihe gito. Asoma amagambo haya. Inama kusoga paji 41 handitseho. Buri mwizera wese akwiriye kurushaho kwiga kwimenyereza gukunda itorero. Buri mwizera wese akwiye kwimenyereza gukunda iki? Reka mubwize ukuri uzarebe neza iyo umuntu mwanga akagegwaho n'akantu gato uravuga ngo wage nawe niyumve. Iyo udakunda itorero uri bamara kugutsindira hari ukuntu nk'ibyara bari kubyara igapfa isize inyana bagafata ya nyana bakaza bayitsindira ku yindi yabyara bya inyana y'itsindira birakanyama kubana umushiha. Iyo uri muri itorero utarikunda hagira akantu gatoya kabaho byaba bikunze birakunezeza niba udakunda itorero ntabwo uzarisaziramo. Hari igihe ufite umugore agakuka amenyo uramujugunya ujya kuzana inkumi ntabwo mutasize. Ubwo se niba ufite ibinkanyari mwari inkumi nziza tuzabajugunye. Muragahangara ngo ariko muracyatanga amafaranga mu itorero mwabuze icyo kuyamasa. Uyu ni umugatiro cyane uzagira ibyago ari wakuba hari abakumvise. Kumize buri mwizera wese akwiriye kurushaho kwiga kwimenyereza gukunda itorero n'umutima we wose. Buri mwizera wese akwiriye kwiga kwimenyereza gufatanya n'itorero biruseho. Kandi buri mwizera akwiriye kwimenyereza n'umutima we wose. Amusubireze. Buri mwizera wese akwiye kurushaho kwiga kwimenyereza gukunda itorero n'umutima we wose, kandi akwiye kwimenyereza kwifatanya naryo biruseho. Akwiye kwifuza bidasanzwe kuriteza imbere no guharanira ko rigubwa neza, kuko ari igikoresho gikomeye cy'Imana ikoresha mu guteza umurimo wayo imbere. Kuko n'ubundi nutabikora bizagubwa neza ritagufite. Urizambabuza ariko itorero ry'Imana rizakomeza kubaho. Ko twabonye ngo ibihangano n'amarembo ushaka kurivuga neza ushaka kurivuga nabi njyewe kababwire rero iri torero nizeye abandi maze imyaka 30 narishimwe n'Imana yo mw'ijuru bize muzabikoze njyewe kubyina amabanda bw'inajyamo kandi kumemo. Kristo atari ubuyobozi bw'itorero ngo bari ushire Yesu yakuye mu gitugu. Ikibazo gihari musi wo gusohoka muri nsengero bahari urasohoka mu nsengero ry'icyuzi urumugi akavuga ubuhanuzi bwarangiye utakade uracyareba mbese insengero ziri kuyobora n'inyamaswa uri umuganga uri guhembwa na leta hewe uri kudushuka uri kuryaho kanyago bari kubashuka mu gutakaza musaranye izi ntumwa rwose si umwanzi kubera ko buri mwizera wese arasabwa gukunda itorero n'umutima wose kandi ukarushaho gusengera
nahenga byanga byo bigana byo rw'amafaranga mureke babwire njyewe ni umureki ntabwo pera ariko iyo mudatanze icyacu ni ubundi mugishyira murakirya cyangwa murakimuka mugishyira mwono abariye kuri iyo nkuru bose bari mu kaga aho wayitetse aho wayiriye ndababwira inyandiko na so ziravuga hari ubwo abantu baza mu rusengero bakica ngo mu byo batunze harimo ibintu byavumwe n'Imana, imyenda bambaye n'ibicyacu, amarangi wasize mu intebe waguze mediriva. Niyo mpamvu abana bacu barangiza kwiga bakadepoza akaba ari wabaha k'ubuyanja ndetse wakabaha mediriva y'ibyo mu cyacu. Muraho mutabizi ntabwo ubona abantu barimo guhobaho, abantu babaye ibihori, babaye ibicaruki. Soma na abantu bake sonze kitahi yona yakunze cyane. None sigiye kugeza mu bihe nk'ibi twakora iki? Igihe ugeze mu bihe byo gushidikanya, igihe ubona bidasanzwe, dore inama yawe itatanga ubwo batoreza kuri ya kabiri pashe 443 yaraza aravuga ngo igihe mutekereza ko umurimo uri mu kaga, igihe mutekereza ko umurimo uri dore icyo ugomba gukora wowe iki cyonyine gusa. Igihe mutekereza ko umurimo uri mu kaga, nimusenge muti mwami hagarara ku ruziga uyobora ubwato. Ibyo byose sengesho ry'umwana w'Imana we gabanya gusakuza insengero zirafunze, gabanya gusaku ubu dufite imanza z'amakorali abanyagwa muri basha matubwira ngo turepete ngo turepete ntaho turirimbira nyumvira yashinze urubanza. Niba igihe mutekereza ko muri mu kaga, niba usenga muti mwami hagarara ku ruziga maze uyobora ubwato. Tuyobore mu biduhangayikisha, tugeze ku mwabo amahoro. Mbese nta mpamvu dufite yo kwizera ko Uhoraho azabitunyuzamo kandi tukavamo tunesheje. Imbere yanjye hari benshi bamaze igihe mu murimo. Nzi bamwe bo muri mwe kuva mu myaka 30 ishize bavandimwe, mbese ntitwabonye akaga kaza gakurikiye akandi kaba mu murimo w'Imana, kandi ntabwo Uhoraho yakatunyujijemo kandi akagira icyo akora ku bw'ikuzo rye. Mbese ntimushobora kumwizera, mbese ntimushobora kumuragiza umurimo, mbese ntimushobora gusobanukirwa imikorere y'ubuntu bwose bw'Imana mwifashishije intekerezo zifite iherezo. Nimureke Imana ubwayo yite ku murimo wayo. Yo irabishoboye ntikabona byacitse. Uko Imana yacu yari kera niyo musirikare yacuta. Ubwiye abasaza batubandirije mu kwizera bari hano bakubwira umurage itoro ryagiye rikurikana nawe nuko tudashobora mu bitora. Ubundi kubwira itoro ry'Abadiventiste mu Rwanda ryabaho, mu Rwanda ryahagera rimaze gucika n'ibice 30. Kuva naho itoro ryagiye basokota ndababwiza ko umurego kandi ugakumbika ukavuga uti Imana hari nabimutse. Ariko ikakubwira ndakubwiye uri Petero, ariko nzubaka itoro ryanjye ku rugo rutare kandi amarembo y'ikuzimu ntazarihangara. Itoro ryubatse kuri Kristo. Kasoma amagambo nanone ndayakunda. Ngiye ngura gusoma ibitabo. Ntitukwiriye kugira ubwoba ko handitse, ntitukwiriye kugira ko handitse, ntitukwiriye kugira ubwoba, ntitukwiriye gushidikanya cyangwa kugira ubwoba ko umurimo utazagera ku ntsinzi. Imana iyo iyabonye umurimo kandi izashyira ibintu byose kuri gahunda. Niba hari ingingo zikeneye gutunganywa ku ruhembe rw'imbere rw'umurimo, Imana izahashyira ubufasha kandi igira icyo ikora ikosora amafuti yose. We arabizi neza azabikosora. Ubutoro rwa n'ibitoro n'ibyaho. Senga Imana, uteke urye usinzire. Niba ujya gusenga ukomeze uri kuvuga ngo murebe ngo amategeko arafunze ngo mubibona abantu bari hanze mukazira mugira amabuye y'umusashirira uwo mutwanda nawe utuye mutansura uba
ni mutyo twizeye ko Imana igiye gutwara ubwato bw'agaciro kenshi butwara ubwoko bw'Imana, Imana ikabugeza ku mwaro amahoro. Yesu uyoboye ubwato akaba ayoboye ibitore, vuba bidatinze bose babireba Imana igiye kugeza ku mwaro amahoro, kuko Kristo wari bambiwe aracyari muzima. Nubwo iri torero riri ku rugamba, ariko ku iherezo iri torero rizageza rite? Rizanesha. Mushiki wacu adusabye mu Byahishuwe, ntushoreje igice cya 15 murongo wa 2 kugeza wa 3. Mwese mwasomye mwiyerekwa ryera Yohana Uwishuzi yagize ku isaha yawe yo gusoza amateka y'isi. Yohana Uwishuzi ngo yereswe itorero ritabarutse. Mbese uzabona ngo abona itorero ritabarutse inesheje ya nyamaswa n'igishushanyo cyayo, ngo abona itorero rihagaze ku nyanja y'ibirahuri riririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana n'indirimbo y'umwana w'intama, bavuga bati Mwana, amateka yawe ni ay'ukuri kandi arakomeye. Mu yandi magambo, bari banesheje, bari batsinze urugamba. Kristo yarashoje ikivi cye aje gucyurira itorero. Ndashimira Imana ko ku iherezo itorero ry'Imana tuzataha. Ntabwo ari bazataha, ntabwo ari rizataha, itorero ry'Imana uzabona. Ariko mu gihe uri umukobwa ugeze muri karitsiye ukumva barasaba abandi, wowe kuki batagusaba? Ubaye iki niba wize? Itorero ni umugeni, Kristo ni umukwe, kandi umukobwa bidatinze agiye kuza gucyura itorero. Wifurije kuzasoza amahoro, wifurije kuzamura umugabo wabanesheje, wifurije kurwanya intambara yo kwizera, wifurije kuri urugamba rusoza amateka y'isi. Ibiruho twahuriye muri iyi si, ibinatunganye byose twahuye nabyo, ndasaba Imana muri uru rugendo twatangiye, Imana izajya kurusoza amahoro mu izina rya Yesu. Tuzafatanye kuririmba indirimbo ya Mose imbata y'Imana, ducuranga inanga turi ku nyanja y'ibirahure. Wifurije kuzabayo mu izina rya Yesu.